biriya bibazo buriya bituruka mu bo bayobora bababwira ngo ariko ibyo mudukorera ntabwo ari byo dushaka, ahubwo murarenga mukajya kubwira abandi ibyo bakwiye gukora, ariko twe ntabwo mudukorera ibyo dushaka. Buriya ureba iriya chaos ureba yose n'ikivuze, bagiye gukemura iby'abandi bibagirwa gukemura iby'iwabo. Absolutely. Bajya gucya mu gitondo ibyo bamenyereye, abaturage bakababwira ngo ariko murabizi mwaratumenyereye cyane and you took us for granted, ariko ntabwo mwadukoreye ibidushimishije. Twabahaye trust, tubaha mandate, murangize mujya gukora mu nyungu zanyu mwebwe abayobozi batuyobora. Murangije mujya kwita ibihugu by'ahandi, twebwe muradusiga muratwibagira, none muje kudushakamo amajwi yo kubatora. Oya, umunsi ntabwo tubatora. Buriya nibyo bariho bababwiraga. Iyi mvugo umukuru w'u Rwanda yabaye nk'uwisegura yanga ko ishobora kumvikana nk'iyuje ubushinyaguzi, ntiyabuze kumvikanisha akanyamuneza ku bibazo by'abategetsi bagenzi be. Biriya bibabaho ngewe biranshimisha. Buriya ni ibisubizo babonye binturutseho ariko atari byo bibabwiye, kubera ko duhora tubabwira ngo ariko muraza kutubwira ibitubereye duhari, mwarese tukaba ari twe tubibabwira. Wowe urambwira ute ibimbereye, warese nkabikubwira. Niba ushaka kugira mubwira, jya kubwira abo uyobora, kandi igihe urambwira iki. Ariko kubera ko atabikoze, aho afite inshingano n'iyi ngaruka ureba. Muranyumva? Oh yes, ibi byose mureba sinirwa mbavuga amazina yaho hariho n'abari bo murabyumva. Oh yes, ariko nta buriya ariko buriya baraza gukanguka babe abantu bazima, batangire batwumve natwe ko buriya bazatangira kutubaza burya ariko namwe burya mufite ubwenge muratekereza burya kuko